Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hofami, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dushimire wowe wakoze subscribe, wowe utarabikora bikore, tubane mu ivugabutumwa. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muri nyir'ijuru n'isi, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe kwiza, ngushimiye ko uduhaye uyu mwanya ngo tuvuge ku ijambo ryawe. Nsengera wese ugiye kuryumva, nanjye ugiye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi tuje gusubiza ikibazo cya 8 mu byibazwa na benshi. Kuki abizera benshi badatera imbere? Ni kubera iki cyangwa se ni impamvu ki abakristo cyangwa se abizera benshi badatera imbere? Dusome ijambo ry'Imana, Imigani 20:4. Haravuga ngo, nzarimyana w'umunyabute ntiyihingira, atinya imbeho. Nicyo gituma mu isarura azasabiriza kandi ntagire icyo abona. Reka dusubiremo. Nzarimirana w'umunyabute ntiyihingira, atinya imbeho. Nicyo gituma mu isarura azasabiriza kandi ntagire icyo abona. Bamwe mu biyita abakozi b'Imana bazanye umuco mubi wo gutuburira abantu ngo babacucure. Abizera bibwira ko bakorera Imana, ahubwo bari gukorera abantu. Abizera benshi mwibwira ko muri gukorera Imana, nyamara muri gukorera abantu. Bimeze gute? Aho kwigisha umukristo gukora, barabigisha gutanga ibyabo byose, babambura ngo nibwo imigisha ibageraho, nyamara bagiye kubateza ubukene. Wajya kumva ngo tanga ituro ryo kwishinganisha, tanga ituro rya Isaka, utanga ituro ribyibushye. Bagaruye abantu mu bitambo kandi turi mu buntu. Bisa naho ari ubupfumu cyangwa se ari ubutekamutwe butumye benshi badatera imbere. Barahora mu materaniro ngo Imana izabikora. Izakorera hehe ko inzira mwazifunze? Imana muragira ngo izakorere hehe kandi inzira mwarazifunze? Ku ruhande rumwe, gutanga koko nibyo bizana umugisha kuruta guhabwa. Uko ni ukuri kwa Bibiliya. Ese birapfira hehe ngo abizera bagire iterambere? Kubera icyo abizera batagira iterambere? Dore igisubizo. Impamvu ni uko bigishijwe nabi. Bigishijwe ngo tanga ubone imigisha. Bagombye no kubigisha gukora kugira ngo babone n'amaturo batanga. Ubundi abavugabutumwa, abigisha, abashumba bakabigisha abakristo gukora kugira ngo babone umugisha w'amaboko yabo, nibarangiza babone n'amaturo yo gutanga. Gutanga amaturo y'ishimwe, gufasha abakene, gufasha imfubyi, gufasha abapfakazi, iyo ni imirimo y'abera cyangwa se ni imirimo y'abakristo. Ariko gutera imbere byo bisaba kugira ngo umuntu akore. Nta muntu n'umwe ku iyi si wigeze atera imbere atakoze. Kugira ngo utere imbere bisaba kugira ngo ujye mu kazi ukore, Imana nayo iguha umugisha w'amaboko yawe. Imigisha yose ikugeraho ari uko wahagurutse. Ntabwo imigisha y'Imana y'amaboko igera ku muntu uryamye cyangwa se ku muntu usinziriye. Reka dusubiremo. Ntabwo Imana ishobora guha umugisha wayo w'amaboko umuntu uryamye cyangwa se umuntu usinziriye.
niyo mpamvu abakristo, abizera, nimuterane, nimusenge, ariko mujye no mu kazi mukore, nibwo muzagira iterambere. Kuko kugira ngo umugisha w'amaboko uwubone, ni uko ujya mu kazi ugakora, Imana nayo igaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Imigani 21:25 haravuga ngo umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanga gukoresha amaboko ye. Umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanga gukoresha amaboko ye. Burya na Bibiliya idushishikariza gukora. Bibiliya ishishikariza abakristo kujya mu kazi bagakora. Dore ingero ebyiri z'abakoreye Imana kandi bakabaho neza. Ni abantu bakoreye Imana ariko bajya no mu kazi barakora, ndetse bagira ubuzima bwiza. Urugero rwa mbere, intumwa Pawulo. Intumwa Pawulo ni umwe mu bashumba bize amashuri, bari bafite ubwenge bwo mu isi, bafite ubumenyi ndetse n'ubuhanga, ariko Imana ibatoranya ibashyira mu ivugabutumwa. Pawulo yaravuze ngo ntabwo azabaho adafite ikintu akora, nubwo umurimo w'ivugabutumwa w'ubumisiyoneri, uyu murimo nawe wari umugoye, ariko yari akeneye kugira ngo nawe abone umurimo akora mu isi kugira ngo abashe kubaho. Kuko uyu Pawulo yajyaga aboha amahema, yarangiza akajya kuyacuruza kugira ngo nawe abone ubuzima butuma abaho kuri iyi si, kandi bimutere kuba umukozi w'Imana udasabiriza. Iyo umuntu afite akazi akora cyangwa se umurimo akora ari mu mavugabutumwa, afite n'akandi kazi akora yinjiza cyangwa se abona inyungu z'imigisha y'amaboko, bimurinda kugenda asabiriza. Ikindi bimurinda kugoreka ubutumwa. Ariko abari bo muri iki gihe banze gukora, ngo barasenga gusa. Muzabaho mute ko imibiri ikeneye kubaho? Abantu bo mu cyo gihe cya none bo banze gukora akazi, ngo bazaba gusa basenga gusa badafite akandi kazi bakora. Muzabaho mute ko imibiri yanyu ikenera kubaho? Urugero rwa kabiri, Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe burya yari umukozi. Yajyaga afasha papa wiwe cyangwa se Yosefu mu kubaza, kuko Yosefu yari umubaji. Na Yesu Kristo yakuze nawe Yosefu amutoza kuba hafi, akamufasha akazi, barimwo babaza, bakora inzugi, bakora intebe. Twibutse ko ububaji bw'imbaho cyangwa se ububaji hanga ibintu byinshi, harimo inzugi, harimo ibitanda, harimo amadirishya, harimo byinshi. Na Yesu nawe rero yajyaga afasha Yosefu mu kazi kugira ngo nawe agire ikintu akora. Na Yesu nawe avuka yari yatojwe n'ababyeyi biwe gukora. Bakristo, nimujye mu kazi, niho Imana izahera ibaha umugisha w'amaboko yanyu. Uko Bibiliya iravuga ngo umuntu wese udakora burya ntakarye. Uwo muntu wese agomba gukora kugira ngo abone ibimutunga, abashe kubaho. Kuko imibiri ikeneye kubaho, inakeneye kugira ngo umuntu akore kugira ngo abashe kubaho. Tubibutse yuko umugisha urakorerwa, ntabwo umugisha utegerezwa. Dusubiremo bakristo, abizera, abera mwese, mumenye ko umugisha ukorerwa, ntabwo umugisha utegerezwa, ahubwo umugisha urawukorera cyangwa se urakorerwa. Umugisha ntabwo bawutegereza, ahubwo umugisha barawukorera. Reka dutange inama. Gutanga amaturo ntabwo umuntu abihatirwa, kubera ko ijambo ry'Imana iyo rikoze ku mutima w'umwizera wese, bituma atanga kandi akabona umugisha w'amaturo yatanze. Reka dusubiremo. Burya gutanga amaturo nta muntu wakagombye kubihatirwa,
kubera ko ijambo ry'Imana iyo rikoze ku mutima w'umuntu wese wizeye, bituma atanga amaturo kandi akabona umugisha w'amaturo atanze. Ikindi, amaturo yose watanze bitavuye ku mutima, watewe ubwoba ngo urapfa, ngo udatanga n'ibibazo, ayo yose baragutuburiye. Bamwe mu biyita abakozi b'Imana ntabwo uzayahemberwa, nta n'umugisha wayo uzabona, kubera ko baguteye ubwoba ngo tanga ituro, ngo ujye kwishinganisha, ngo udapfa. Utanga amaturo menshi nyamara atavuye ku mutima, ahubwo ari uko watewe ubwoba. Aya maturo yose watanze watewe ubwoba, nta mugisha wayo uzigera ubona, kubera ko wabikoze bitavuye ku mutima. Ikindi, wabikoze bitari mu rukundo. Abakorera Imana bose mu by'ukuri ntabwo babeshya, barakwigisha ijambo ry'Imana, ahasigaye ijambo ry'Imana rigakora ibyayo. Reka dusubiremo, umuntu wese ukorera Imana mu by'ukuri ntabwo abeshya, nta nubwo yibeshyera. Akwigisha ijambo ry'Imana, ahasigaye ijambo ry'Imana waryakira rigakora umurimo waryo, cyangwa se rigakora ibyaryo. Bakristo, abizera, abera mwese, nimwirinde abakomisiyoneri bo mu materaniro. Dusubiremo, nimwirinde abakomisiyoneri bo mu materaniro. Nimusome Bibiliya, mwumve icyo Bibiliya ivuga, mugikore kandi mugikurikize. Nimwumvire ijambo ry'Imana, nimwakire ijambo ry'Imana, muhaye muronke. Amen.